Menya amateka y'umuhanzi Niyomugabo Philemon waririmbye Zirikana Ibanga yakanyujijeho. Niyomugabo Philemon yavutse mu mwaka w'1969 mu yahoze ari Komine Mabanza muri Perefegitura Kibuye, ubu ni mu Karere ka Karongi mu Ntara y'Iburengerazuba, akaba mwene Nzabahimana Simiyoni na nyina witwaga Irene. Umwe mu bo biganye bakiri mu mashuri abanza witwa Birasa avuga ko Niyomugabo yatangiye gucuranga gitari mu ishuri ry'icyumweru hamwe n'abandi bana bakiga amashuri abanza, aza gukomereza mu ishuri ryigisha gushushanya rya Nyundo ari naho yaje gukirigita gitari mu buryo bwagutse. Icyakora ngo umuhanzi witwa Bigaruka Ibert waririmbye indirimbo Ukabaho Ukaba Intwari niwe wamwigishije gucuranga neza, ariko akigera ku Nyundo naho yahahuriye na orchestre yitwaga Feu Vert baramutyaza harimo na mwarimu we Bushayiji Pascal. Birasa avuga ko Niyomugabo Philemon yashinze urugo mu mwaka w'2000 akaba yararushinganye n'uwitwa Jacqueline Jadosi, ubukwe bukaba bwarabereye mu gihugu cy'Ububiligi nyuma akaza kwimukira mu Buholandi ari naho yakomereje inganzo ye. Niyomugabo Philemon burya ngo indirimbo ze zishingiye ku butumwa bufite icyo busobanuye, aho nk'indirimbo Habwa Impundu yaririmbye ashingiye kuri se umubyara yitwa Nzagukurikiza yahimbiye nyina wari umaze kwitaba Imana. Muri iyo ndirimbo byumvikana ko Niyomugabo yari ababajwe n'uko nyina agiye maze yegura gitari ati kubaho bimaze iki ko biza tutabisabye, ibyiza kandi bibi buri wese abifata ukwe, njyewe simbyinubira habe na gato kuko byose bitangwa na Rurema, igihe twahawe cy'ubu buzima tujye tugikoresha neza. Niyomugabo yaba ari se wa Bruce Melody? Hari amakuru agenda avuga ko umuhanzi Niyomugabo Philemon yaba ari we wabyaye umuhanzi ukunzwe cyane mu Rwanda muri iki gihe uzwi ku izina rya Bruce Melody, dore ko hari n'ababyemeza ko rwose Melody asa na Niyomugabo. Birasa avuga ko abantu benshi basa ntacyo bapfana, icyakora ngo ukurikije imyitwarire y'umuntu n'ibimenyetso biranga umuntu ngo hari icyo washingiraho uhamya ko Melody ari uwa Niyomugabo. Agira ati hari utuntu bita maniyeri, ni ukuvuga nk'utuntu umuntu yikora ngo gukora ku izuru n'ahandi. Naje kureba indirimbo Bruce Melody yaririmbanye na Ama G The Black irimo ngo ayo mashuri mudusaba twarayarangije, narayitegereje mbona utwo tuntu akora ari utwa Philemon kuko twarareranwe rwose, mbona aramunyibukije, ndibaza nti ese mama uriya mwana koko ko mbona icyo akora. Ntabwo nabitinzeho ahubwo naje gukomeza kujya mbyumva nyuma. Niyomugabo Philemon wakunzwe kuririmba indirimbo z'Imana n'iz'abageni yasengeraga mu itorero rya Presbyterienne mu Rwanda. Birasa avuga ko ubuhanzi bwa Niyomugabo bwatangaga ubutumwa bwiza kuko yari impano ye nta mafaranga agendeye. Burya ngo ubuhanzi bujemo amafaranga ahanini burapfa kuko izo yahanze zose zari zigamije gutanga ubumwe. Niyomugabo Philemon yakoreye Televiziyo y'u Rwanda ashinzwe gufata amashusho, ibi bita kameramani. Birasa avuga ko Niyomugabo Philemon yakoreye Televiziyo y'u Rwanda ubwa mbere ikitwa Projet Television, ni ukuvuga nk'umuhanga wa televiziyo. Niyomugabo Philemon yatabarutse mu mwaka wa 2001 asize umwana umwe w'umuhungu witwa Olivier Niyomugabo. Icyo gihe se umubyara ngo yiteguraga no kujya kumuhemba. Birasa avuga ko hari ifoto igaragaza Niyomugabo Philemon ameze nk'uwakoze Jenoside, nyamara atari byo kuko uwashyize iyo foto muri filime yitwa Nyirabayazana agamije kugaragaza uko abantu bumvaga radiyo RTLM. Agira ati iyo filime isohotse abantu bavuze ko Philemon bamubonye mu bwicanyi. Iyo shusho nongeye no kuyibona ejo bundi mu rubanza rwa
Kabuga Felicien berekana RTLM. Rwose birababaje, wabona n'iyo filime ari yo yatumye atinya kuza mu Rwanda kubera kumva bavuga ko yagaragaye mu bwicanyi akarinda akora impanuka yamuhitanye. Niyomugabo Philemon yamenyekanye cyane mu ndirimbo Ibyiza Nagiriwe, Garuka mu Nzira, Ngwino, Zirikana Ibanga, Ubukwe Bwacu, yaririmbiye mukuru we yarushinze n'izindi zifite ubutumwa bitewe n'ibihe byariho. Birasa avuga ko indirimbo yitwa Munsabire yakoreye mu Bubiligi isa nk'iyamujyanaga mu ijuru kuko yaje kwitaba Imana nyuma yayo. Niyomugabo ngo yari umunyarwenya nubwo amubonamo umuntu utapfa kuvuga, nyamara ngo yarasetsaga cyane ku buryo yanashyiragamo amarangamutima, nk'aho yasekeje inshuti ze avuga ko umushoferi witwa Kintu yatwaye imodoka bisi apfutse igitambaro mu maso kuva Karongi kunyura muri Pfunda kugera i Rubavu. Hari amakuru avuga ko umugore wa Niyomugabo n'umuhungu we bari mu Rwanda kandi bashobora no kuzakomoza ku bihangano by'umugabo we, aho usanga hari ababisubiramo batabifitiye uburenganzira. Birasa avuga ko umuhanzi adapfa igihe ibihangano bye byiza bigihari, bibaho igihe cyose kuko usanga n'abahanzi bakuru cyane bakibukwa kubera ubutumwa basa nk'abasize mu buhanuzi, nubwo hari abantu batumva ubwo butumwa.